Muraho neza abakunzi b'inshuti y'Igikoni TV. Nerejwe no kongera kubana namwe kuri uyu munsi. Ndizera aho muri hose mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Bahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi aho tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'akarima k'igikoni. Ese akarima k'igikoni ni iki? Akarima k'igikoni ukumva ute? Ese akarima k'igikoni urakazi? Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe akarima k'igikoni. Wakwibaza utese noneho iby'akarima k'igikoni iki? Nge nababwiye nti ngitangira nababwiye yuko tuzajya tuganira tugashyira mu magambo tugashyira no mu bikorwa. Uyu munsi rero nifuje kubasangiza ku bijyanye n'akarima k'igikoni, kubera yuko akarima k'igikoni niko kadufasha cyane mu buryo bwo kubaho kandi mu buryo bworoshye. Rero akarima k'igikoni ni ijambo rigufi ariko rikubiyemo ibintu bibiri. Harimo akarima hakabamo n'igikoni. Ni ukuvuga ngo akarima k'igikoni ni ubutaka butoya bwahanzwe hafi y'urugo budufasha guhingamo imboga, imbuto, n'ibyo ngibyo. Kenshi na kenshi usanga turimo ibirungo by'ibyayi, imboga n'imbuto, nibyo bintu kenshi na kenshi usanga mu karima k'igikoni. Noneho rero urumva ngo iyo bavuze ngo ni akarima, nibyo maze gusobanura nyine ko ari akarima gatoya kahanzwe hafi y'urugo. Noneho hakazamo igikoni. Igikoni niho dusanga ibintu byinshi bidufasha mu gutegura igikoni cyacu, mu kutubikira n'amafunguro yacu y'igikoni. Uyu munsi rero nashatse kubereka akarima k'igikoni uko gategurwa n'uko gakorwa, kuko ngewe hano nagerageje gutegura akarima k'igikoni nubwo tutaramera neza cyane, ariko hano mfitemwe amashu. Yego, mfitemwe amashu, nkagiramo za puwaro. Ntabwo ndi bukandagiremo, ntabwo biba byemewe gutsindagira akarima k'igikoni, ntabwo bisaba. Noneho rero harimo n'imboga, ariko ntabwo zo naziteyemo, ariko nawe urabyumva nta nubwo wazanye, ntabwo wazipfusha ubusa. Hakaba harimo za seleri. Ubu nta bintu byo kugura seleri, reka ndazifite. Na puwaro zirimo. Gusa twa shufurere twanjye twatangiye twarantengushye kandi imiti irimo. Nkagiramo leti. Ubu ni ukuvuga ngo iyo nshaka kurya salade ntabwo bingora cyane muri bimwe na bimwe. Urabona ko ndaza nka soroma leti hanyuma ngakora salade. Ni ibintu byiza cyane kugira akarima k'igikoni, birakuruhura hato na hato kujya ku gasoko. Dore izi ni za pavuro, inyanya, ariko izi nazo ni intoryi. Ahangaha ni ahantu nari naragemetse imboga, ariko hari naho nagemuriye. Aya ni amatunda, murabibona ko yatangiye gupfundika. Mu minsi iri imbere tuzaba turi kurya imbuto, tunywa na ji. Ahangaha naho iyi ni kokombure, murabibona ko nayo yatangiye gupfundika. Mu minsi iri imbere ndajya nkora salade ntagombye kujya ku isoko. Akarima k'igikoni ni ingenzi cyane mu buryo bwose bushoboka. Hanyuma rero kunzi b'inshuti z'igikoni no ndajya mbagezaho ibintu bitandukanye. Ahangaha rero naho nagerageje kugemurira imbuto zari zigemetse hariya. Izi nyine ni za hamwe murabibona. Izi ngizi ni beterave, izi ngizi ni karoti, izi nazo ni leti nimuriye hano. Izi ni za puwaro. Hanyuma si ibyo gusa,
dufitemo za korojete ariko ntabwo zo ziratangira kwera, ariko dufitemo amadegede urabona ko twejejemo n'amadegede. urabona ko mu minsi iri imbere ndabandya n'amadegede, n'ubu nshatse narya nta kibazo. amashu ni karibu cyane mu gukora akarima k'igikoni. ni ubutaka butari bunini cyane nk'uko maze kubibabwira, ariko wakwibaza ute se ati ngewe udafite ubu butaka nabigenza gute? ni ukuvuga ngo akarima k'igikoni wagategura mu buryo bwinshi butandukanye, wifashishije imifuka ugashyiramo ingemwe zawe, wahumbikamo cyangwa ukagura imbuto ugashyiramo, wabikora wifashishije amabase ugashyiramo ifumbire n'ibindi byose bikenewe, ariko ugakora akarima k'igikoni. ibi ni ibisheke, hari bireza abana barya. umva aho hose ubu ngubu izi zose ni imboga, izi ni za epinari, mbese hari intoryi nazo zirimo zirera. ariko rero ni ukuvuga ngo rwose akarima k'igikoni ni ingenzi cyane, dore ngizi zirimo zirera, tugenda dusarura nta bidasanzwe. akarima k'igikoni kacu nta kintu kadutwaye, gusa bisaba izindi mbaraga, bisaba kuvomera, bisaba amafumbire, imiti, ariko ukabona ni byiza pe. rero icyiza cy'akarima k'igikoni wakwibaza ute se ni ikihe cy'akarima k'igikoni ngiye ko ntagafite utwaye? ariko urabona ko nk'ubu ngubu imboga zireze, ntabwo tukigura imboga pe, wapi. uraza ugasoroma imboga, hari ugasoroma intoryi, ugakuramo idegede hariya ukirira. ni ukuvuga ngo akarima k'igikoni icyiza cyako, ibyiza byako ni byinshi cyane. hari katugabanyiriza, gatuma tubasha gusevinga ya mafaranga tujyana kuri botike hato na hato, natwe turayafata tukayabika, akatugira undi mumaro. ikindi kandi akarima k'igikoni kadufasha kwihaza mu biribwa. uraza ugasoroma imboga ukarya ugahaga, ukaba wasagurira n'abandi cyangwa se n'amasoko gutyo uko wabiteguye. ikindi kandi gatuma ugira imirire myiza, kandi ikindi cyongeyeho ukarya indyo yuzuye, yego kakurinda imirire mibi, kakagufasha gusevinga, kakakurinda kujya kuri botike hato na hato. nicyo kintu kindi nacyo nabonye. hanyuma rero nkira ahangaha akarima k'igikoni ndakabakundishije kuko ni ingenzi mu rugo pe, kuko urabona ejo bundi nzaba nsarura karoti, epinari, pavuro, ibintu byinshi. urabona ko nzaba maze koroherwamo gakeya. rero nagira ngo mbasangize ku byiza by'akarima k'igikoni. mwebwe bakunze b'inshuti z'igikoni, mumenye icyiza cy'akarima k'igikoni, mugakunde, mushishikarire kukagira mu rugo. rwose ntabwo kagoye, ni ukugaha umwanya, kandi amazi ntiwayabura. kwa kundi uba ufite amazi washyize iyo base ugashyiramo ingemwe zawe, wagenda ugasukamo amazi ukagenda, imboga zikura neza, kandi ejo n'ejo bundi bikakurinda kujya kuri botike. rero bakunze inshuti z'igikoni TV, reka nsoreze ahangaha, ariko sinakwibagirwa kubabwira yuko igikoni gifite amashami menshi cyane. tuzaganira ku gikoni icyo ari cyo, tuzaganira ku bintu byinshi cyane bijyanye n'igikoni, n'ibikorerwa mu gikoni, guteka, amasuku yabyo, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. soreje ahangaha rero nagira ngo mbasangije ku bijyanye n'akarima k'igikoni, kuko ndi inshuti y'igikoni nyine,
mba nifuza ko nabagezaho n'ibindi by'ingenzi byadufasha mu gikoni. Rero wowe tubanye ubwa mbere kanda subscribe, uraba unteye inkunga ikomeye cyane. Kanda akazogera kugira ngo ibiganiro byanjye bijye bikugeraho umunota ku wundi. Kanda share, kanda like na comment, kuko ibyo byose ni ingirakamaro kuri njyewe. Murakoze cyane rero, naho mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha ndabakunda. Bye bye. Kurikirana inshuti Igikoni TV maze ugire ubuzima bwiza.